waba wifuza kubetinga ariko ukaba utazi uko wabona shwadiro cyangwa ubetinga ariko ukaba uhora uribwa, Oyebet nicyo gisubizo. Oyebet.com ni website ya football predictions, aho buri munsi mubona shwadiro enye zifite kugera kuri 90% ya win rate. Fata bonoma yawe uyu munsi ihera ku 6,000 ku cyumweru cyangwa 15,000 ku kwezi. uze muri 5% bakura inyungu muri betting. Tangira ukine predictions za Oyebet uyongere mu bihumbi n'ibihumbi bitwizera. Oyebet, home of football predictions. Gaho ujye undebera mana yanjye nawe ko kwambwa we ahanga wo hamenye gute ninde ukurangiye ahanga bene Imana basura bahweresha ntabwo waruzi ko nzakubona. Ubu rero waragiye ujya kwihisha uraza wihisha ahangaha waruzi ko ari mu ijuru je ndakubonye ntabwo uri bunshike noneho sha ngo nyiri ibyago n'imbwa ziramwonera ariko sha mubureka mbaze nkubaze nkabundi buriya wajyaga kunyikangatiro muri ranzu twabagamo iranzu wabonaga ari yasurimo wabonaga ari yandi bose urazi wakumva umbwira gutyo wari ufite se ukiri muto urumva uyu munsi warakuze rero ugomba kwimenya nta n'isoni. mva nkubwire ahangaha turubyitondera nahagukomera kuko hano si kwaso ariko urasetsa koko ariko ko nshimye ubimbwira gutyo urumva uri mu nzi itari yawe iba yari iyawe koko hari umuntu wazajya unavugisha ko wazajya ubanyura ukabatera amashoti ukabakubita n'iki ngo ndi mu nzu itari yanjye tari iyawe ngo inzu yanjye iyi nzu ziyiranye iyi nzu uri kubona ahangaha nyifiteho uburenganzira busesuye 100 ku rindi umenye ko ino nzu uri kureba aka kanya ni yanjye ntiwayibamo ahubwo nubwo ntazi n'ikikuzanye ushatse tusubire ukagenda. mva nkubwire n'ubundi urashaka icumbi kandi inzu iri hano ni imwe niba ubona zigeretse ari ebyiri utubwire tuguhanurireho imwe tuyiguhereze ujye kwangara ahandi ntutura ahangaha. Okay, reka nkubwire n'icyangenzaga n'impamvu yo guta mwanya mvugana nawe urumva ngenda shaka umbwire pati narahari pati nose no kwishyura inzu pati numva mbikubwire neza ntago ari ukwishyura inzu n'ibibazo byawe ntabishinzwe ntibinamureba taho usubira iwanyu kuko ubu tuvugana yagiye muri Kuwait. ngo iki yagiye muri Kuwait? nakubwiye ngo iki urajya ngo mbisubire mu kangana yagiye ryari nawe uhari yagiye muri Kuwait byumve neza wese ninde kandi akuno kagibazo cyazo cy'ubusanyije ngo wese ninde urona sarinde uyu ni umugore wanjye. umugore wawe washatse ryari uwa mbere uramutaye umutaye nta kintu umumariye nta ruhinja nta nzu nta kumwambika igitenge none n'uyu ngo urashaka kumwangaza cyakoze cyo madam ufite ibibazo bikomeye nk'iby'imbwa y'umweru uyu si umugabo n'imwe hanyuma si byo birakureba n'ibindeba urugo wagira ngo baruhambyemo indiri y'abasazi cyangwa y'abazimu ntazi n'ubwoko bwa uyu ni uwahehe none aha ntumbaze nanjye simuzi ngo sinzi n'ibyo ashaka hanura mumbariza ahubwo madam reka nkubwire uyu mugabo nabanye imyaka irenga 3 nawe mu nzu turara kuburira nibikureba ariko reka mbigusobanurire bikurebe noneho urumva kuva n'abana nawe yanzanye nje kumukorera akazi ko mu rugo nta n'icuma aranyishyura urumva yaje ambwira ngo turi inshuti ngo twarakuranye ngo ngende kumfasha akazi ko mu rugo nese ibyo birandeba urabimbwira nyine ngo mbimaze iki muri make tuziraje isikote binyota urantega iminsi se nkande wowe ungana utyo umeze utyo urantega iminsi nkande nta mugabo muri kandi uzabe ariko kandi ari umugabo wanjye uyu nta kibazo afite uzabumbwira cyari ahubwo mbwira amabyintare nagutumye warayazanye ako se shi uracyakomeje ngiye bura nari nzi kuri no gukina ejo bura barabivugaga nkabati wenda ari gukina mata ngiye ndi serie kandi ndayashaka gaho ako se uretse kungora nawe mbwiye ukuri amabyi y'intare ko nta muntu tuziranye ukora muri parike nta nuwo bateganya guhama akazi urumva nayakura he handi ngiye ndayashaka kandi ndakomeje kandi none ikindi cyongeyeho ndashaka yumye uko numva nshaka kuyahekeye kandi nukomeza gutina ndashaka n'ibindi sinkubeshye ushatse rero wagira vuba urabizi ubanza ntarateye inda umugore ahubwo ari impyisi kuko ibintu ubumbwira ntabwo uvuze ngo iki ngo niki wateye inda impyisi sawa noneho turaza kubireba uravuze ngo ndi iki sawa ariko boss narabikubwiye urananira narakubwiye ngo wiruka n'uguguna igufwa ukaza nuri mirabunguri hama hamwe isikote ariko mbere yuko ngenda ndava hanganye n'amafaranga yanjye ibyo wigira byose so
koma buriya bariya abantu urabona atari imitwe bashakaga kudutekera ejo bundi ko nahanyuze ntabwo nigeze mbona kotsi nibura hari agahinguka hejuru y'inzu. Imitwe gusa se njyewe se ejo bundi ntabwo nagiyeyo nasanze hameze neza. Enda rero ndadusubire hasigaye hahire rimwe niko bimeze ahubwo se shaka ko twihenuye kuri uriya munyamategeko urumva tuzabyifashamo koko nta kubeshyirira ibyo umbwiye ni ukuri nanjye uriya munyamategeko ko namubonye umuswa uhora agenda muri bodaboda uriya rero ndabona ntabye ariko mama wajya ureka kunsetsa none se amategeko aba mu nkweto mana we umva ntakubeshye mwana wanjye nanjye ubwanjye ndayamurusha ni ukuri kw'Imana singiye kukubeshya cyakoze nicyo kintu nkuzeho nta kindi nazo ubwo urumva uzagenda none ukatuburanira urumva uzagenda ukafasha tukaburanira njyewe yewe narumiwe koko aka kasakumira ubu niko ese ubundi uteye uturuka he wowe ninde se wakubwiye ko hano ducuruza ikiro cy'amenyo umvura wa mubyeyi ubugura amenyo cyangwa utagura genje ndi igisubizo kibibazo burabigwana mu mutima wanyu ariko ubundi reka mbabaze nakera kose dore kinzira itabwira umugenzi ubundi mwigeze mubona umunyamategeko ura wambaye bodaboda police zakitse munsi no hejuru hanyuma se kangubaze uzi ibyo turi kuvuga mbimenye cyangwa simbimenye none se ko bundi nanjye nkubwira wabuze ko genda urutse kwiga amategeko mu Buhinde utajya ngo nayigiye hano hafi muri Rwanda rwanyu umva nasize mu mutwe agenda iterekamo wagira ngo na amata mwibere ryi ngo mwibere mu mashe ngo mu maki harya wagira ngo na amata ari mu icebe ry'inka ahubwo nze kubafasha ibibazo byanyu mufite hanyuma se ndakubwiye ko dukeneye utuburanira twe turishoboye di ariko kuko gahinda garongora uruhinja koko cyaka karongora indushyi ubu se murabona ngende hose hano cyangwa yiyereka ni Stone wanyohereje Stone yambwiye ko abatuburiraga birenze ukwemera hanyuma ahitamo gukora mu akarenge karigendera ahita anyohereza ngo giye mafasha ibibazo byawe sinabikubwiye ukanyita injizi njyewe nari narabibonye uri ubundi ryamukuri riratinda ntirihera njyewe nari narabivumbuye uriya ni umutekamutwe umunyamitwe gusa se hugarenze n'abatubuzi ariko gusa nanone simusebeje ni inshuti yanjye ariko ubundi mbabazi mwamuzi cyari cyaratumye bamwirukana ku murenge yakoragaho si nk'ibyo byose se okay none akankubwira ikintu ugiye kumfasha njyewe ndashaka kumfasha tugatandukana n'umugabo wanjye ngasubira mu nzu yanjye icyo nicyo nshaka cyonyine aha kare kose rero wamvuniraga iki rero reka nzagaruka ejo sibyo mumbwire akantu kamwe ku kandi hanyuma mbereka ahantu njyewe mbere akaga njyewe si ndi umuntu ndisi ndi nk'inkuba ndi umurabyo ndakomeye mu mategeko iyo usuzuguye uba usuzuguye amategeko y'isi yose cyose kudasanzwe hoya sisanzwe sinanageranywa mukecuru mu mategeko ndi mubi cyane ubundi njyewe ndi imbabura abandi bakaba amasafuriya hano hafungura n'uducumi tw'inkweto zanjye none umuntu Stone yatwohereje uyu ubanza umva cya kindi ngo ni furafura kigenda oya ukuntu adidibuza niba ari kwatsa niba ari moto ari mu kwatsa niba ari iki dore ko wigenda ubu noneho mbonye ukurusha amagambo ariko we ntawe upfa kunyoberaho ngareba ibyo biryo ntegereza njyewe mu Kigali izina ni ryo muntu umva umusozi ukureshya data yanyise neza kugita mu Kigali reka nirebere imbonomo ego mwana yanjye akoze pati ko niba nta kintu babikubwira ntabwo ubona ko urubanza nsa n'uwarushoje ntabwo se furo ubwo ushaka kuvuga iki nyine se ubu hari icyo utabona urubanza nararusoje bigaragara none ndabona nta kintu uba wibwira ushaka kumbwira ko se Ryamakomari yavuye ku bintu koko byero ndakubwiza ukuri Ryamakomari asinziriye muri wa mwobo w'iwabo nta nabwo ateze gukanguka ubu niba umbwiye ngo asinziriye muri Rugo adashobora kuvamo uriya mukobwa kuva agihumeka kuva mbizi yuko ari muzima isaha n'isaha yakubyukana kandi yakubyukana n'ubumara bwinshi cyane hakujya mu byo twasezeranye nta kumujyana muri Rugo tugeze tubivuganaho urumva banzu nyumve neza nta n'igiceri cyatanu nzigera ngohereza hatarashira umwaka kubera yuko nibwo nzaba maze kubona ko ibintu wambwiye koko byabaye na Ryamakomari atakinisha umutwe ndetse na famiye ye naho mu gihe umwaka utarashira
ntuzongera kunishura. Ese Pati ku rubanza rugishyushye utigeze umbwira gutyo none ukaba uruzi bimaze gucurura ku miryango batuje nawe utekanye ukaba utangiye kunyihinduka gutyo. ubuze ndi kuvuga nk'abagore Ndetse uri kuvuga nk'abagore bamwe binjajwe. usigaye umenyera muri no minsi usigaye unsuzugura. Ako nkusuzugura nkukemura ibibazo ntago se nzabiguhembera. uzabimembera se ryari narashaje narapfuye. Tegereza ibibazo bibanze bikemuke ubundi mbone kubiguhembera. Nguhembe mbere ibintu bitararangira. Okay. Umva ahubwo ikindi kintu ushaka kukubwira kandi ukakizana nawe meje. Akazi nikarangira nzaguhemba. Umva ikindi kintu nashaka kukubwira n'ubundi ni nko kubigira inama. Aba bantu bari hano ndabigenza gute ku buryo nyine bansohokera mu nzu bakagenda ariko barandambiye. Ako se hari ikindi usibye gufata utwenda twabo ukatunaga hanze. Uzi ni inama ngiri. None se wabasohora gute? Umva mubwire rero ibyo ukora byose genda shaka amafaranga. Kwanza reka ngende njye kubitekerezaho. Hari indi mipango ngiye gupanga mishyashya. Aho nta kintu kijya kikuzana ngaho kitari amafaranga. Teka mutwe. Uraburanira abantu nawe ubwawe nta n'amategeko uzi. ariko narume uje kuneka ikisefurafura we uje kureba ko twapfuye. Ako mwagiye mureka kuvuga nabi. Nk'ubu uba ugiye kwasama ntuzi ni ikintu kiba kigenza umuntu ukajya gusakuza gusa. Urumva se yaba ari iki kindi kikuzanye atari iyo mirishyo yawe ngo namaguru. Urumva ari iki kindi waba ugenzwa nacyo. Ariko mwagiye mureka kuvuga nabi. Ngo mwagiye mugabanya umushiha. Wowe no gushuka umugabo wanjye ukadutuma tutagabana ibintu byose. Urumva nagufata gute ariko buretse ndaje mbacaneho umuriro icyo yakibarenga. Ariko se waretse gusakuza ubundi ryamako nkufashije urumva ugasubirana n'umugabo cyangwa se nkagufasha mukagabana. Nje mbwira wampemba iki nkagufasha mukagabana neza ibintu bigacamo kuba ari ubihedinze bifite gutya mu biganza. Urashaka iki sasa mbwira ibintu tubirangize. Nyine jewe najya nza urumva kuryama ntacyo nza nyine kukuraza muri cya gice waba warasigaranye kwereka uburyo ushobora kuguza amafaranga ukagura imishinga. Hege nabigufashamo rwose ubundi nkajya nza kukuraza. Ariko ndumva icyo ariko mama wajya ugabanya amahane urabona utamimukira koko. Ngabanya icyamahane uriya ko ari umutekamutwe yo katsindwa n'Imana. Ariko subu utumye yirukanka ibyo twari turi gupanga tutabirangije urumva se utamemukiye. Mukurikire ndakubwiye ngo mukurikire uranyumva iyo agiye kwangara umunsi yongeye kugaruka nkamukubitiye imbago yanjye ruriya rusatsi rwose ukubona uzahunguka rwe hasi. Umva mbere nigende arakatsindwa n'uhoraho n'inzira nihitire ubumemukira. Dore ukabyara we ese yakuroze niko nyantu genda sinzabona ungarukaho yiza kunsuzugurira mu rugo rwanjye nubwo ntisanzura ntago nambaye nabi nambaye ibimeshe Misha urabona uriya musenzi araza kundera iwanjye ubuseni buraraza akiremo iyi siriro itarimo ahangaha ngomba gukinga ngashyiraho umuhini w'isekuru siwo nkingisha umuhini w'isekuru yaje akanshyiramo iyi siriro araza kukundera kumubitaho uretse ndiga imipango. Yesu Kristo w'i Nazareti. Uko madamu kuri kumfatira feri nk'izimbwa ukaba uri kuza nk'iyagatera mu rugo rwanjye ubundi urahashaka iki? Ngo ndashaka iki? Ase ubundi ko mwari mwarabeshye ngo inzu yarahiye he? Yarahiye nyine. Yarahiye irashira neza turayora iba umuyonga. Ariko kankubaze wambonyemo nk'umuntu utareba
ku buryo n'amaso ngira cyangwa wambonyemo nk'injiji iri aho ngaho ndetse niba yarahiye uriya ni umurama ndeba wameze warongeye urakura ariko ubundi pati reka nkwibarize ikibazo cyoroshye cyane iyo mitwe uhora ubeshya niramuka yagushiranye suza kozwe isoni kandi nzaba ndeba ngiyo mitwe ngira gute uhora ubeshya ubundi umugore aruzi ryamakomari ryamatindi ryamavuna mpito ryamwambi ryamashoka ryamwase urukunyumva ndakumva nyine iyo uvuga ngo ngiyo mitwe nirirwa mbeshya ubundi urukumbona ni imitwe ingahe umbona ni imitwe ingahera ungiye urana ndo uruyuzi nyumva rero neza ryamakomari ryamatindo ryamashoka ryamwase ryamwambi ryamuheto ryarigore ryamushiya urukunyumva neza wari wowe ubundi wahisemo ko dutandukana ubundi urambaza iki wanditse we wanditse hanyuma se kankwibariza ikibazo cyoroshye niyo naba nari indaya yabaga mu nzu yawe nago wanyishyura amaturu yose twamaranye dukora imyaka yose tumaranye kandi buri turu nayibarira 5,000 urumva rero inzu nahita nyegukana hanyuma se ayo maturu yose urimo uravuga wabagupakiye umucanga wabagupakiye amabuye aya maturu uri kuvuga se ubundi wabagupakiye nabagapakiye ibyo bintu byawuhora ubungana di nyumva rero ryamakomari niba waragupakiye ibintu byanjye kuva aka kanya bibenure hano kandi ntuzongere kubipakira ikindi nkurengerezaho utangira ujye gupakira iby'abandi ibyanjye birekera ngaha urukunyumva neza kandi nanakwishikoyeho wambesire ukumva kavuga abundi se kamubaza furafura ari he konde furafura ari he uri kumbaza ngo kumva neza uri kumbaza ngo ndi ariko se kukubaza ni ikibazo nakubajije ngo furafura ubundi ari he ko mwahorana kansobanura kubona furafura ari mu nzira umbwiye nde umva kamwihorere nigendere furafu uriye ko ngushaka umuhungu ndaje mu gusanga